none reka tujye ku kinyuranyo cyacyo. Bashobora kuguha umugabo udashoboye, barahara abagabo buturemba badashoboye ba maskini ya Mungu. Wowe ubwawe ukubona uko turi hano, uko tura, ntago twe ntitureshya, ntitungana, ntitunanganya gahunda, sibyo? Bashobora kuguha neho ujya munsi ya 1%. Rimwe umugore yagiye gusaba itaraka ku ntumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam. Shimwe n'ikuzo ni bya Allah subhanahu wa ta'ala. Amahoro n'imigisha bibe ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no ku muryango we, no kubasangira ngendo be, no kubemera bose bazakomeza gukora ibikorwa byiza nk'ibyabo kuzageza ku munsi w'imperuka. Turagira ngo rero dutangire ikiganiro nyirizina uko uyoboye gahunda yansabye gukoresha igihe gito, nanjye ndagihina uko nshoboye, ariko ikiganiro cyumvikana. Ikiganiro turiho rero ni ikiganiro gifite insanganyamatsiko y'abashakanye. Muri iki kiganiro turumvamo ibintu byinshi bitandukanye, twagerageje gukora ku mpande zose, n'ibintu byinshi abantu bashobora kwibaza bakaba babibonera ibisubizo binyuze muri iyi nzira y'ikiganiro. Tudatinze rero, wenda kuba afite agakaramu cyangwa bashaka gukurikirana inomero z'ikiganiro, turahera ku ijambo ryitwa an-nikah, gushyingiranwa hagati y'umugore n'umugabo. Igisobanuro cy'iri jambo an-nikah, ego mbere yuko nkomeza, iyo abantu bari kure ari igihe ushaka kuzamura ijwi kugira ngo bakumve, mubinyemereye nari kubasaba abantu bakigira hino, nibura najya nterera amaso sindeba intebe gusa. Burya birafasha. Naam. Eba hafi hari n'imbaraga biri buntere kubera ko ndeba abantu hafi yanjye. Turahera ku ijambo ubwaryo. Igisobanuro cy'ijambo gushyingiranwa mu Kinyarwanda ari cyo mu Cyarabu bita an-nikah. Kanaka yashyingiranwa na kanaka, habayeho amasezerano ya kanaka na kanaka yuko bashyingiranwa. Icyambere baba basezeranye iki? Bivuga ko isezerano ry'abashakanye rifatwa nk'andi masezerano yose abantu bakorana. Rifatwa nk'andi masezerano, isezerano ry'umurimo, kanaka yumvikanye na kanaka kuzakorana ibi n'ibi mu gihe iki n'iki. Kanaka yumvikanye na kanaka yuko bazakorana iki n'iki ku gihembo iki n'iki mu gihe iki n'iki. Nuvuga ngo rero ni isezerano ry'abashakanye, ni isezerano riri muri urwo rwego kandi rigomba kubahirizwa. Nukubanza kumvikana ngo umugore n'umugabo basezeranye iki? Icyumvikana nicyo nge nshaka ko tubanza kumvikana. Burya baba basezeranye ikintu kimwe gusa, kuko ibindi byose babikora batasezeranye. Baba basezeranye igikorwa gihuza umugore n'umugabo. Isezerano baba bahanye nuko baba basezeranye isezerano ry'uko umwe yemerewe kuba umugore wundi, undi akemera kuba umugabo wundi. Ubivuze mu mvugo yumvikana neza, baba basezeranye guhuza ibitsina byabo ku buryo babyemererwa n'Imana n'intumwa yayo. Nicyo cyonyine baba basezeranye. Ntabwo gusezerana k'umugore n'umugabo bivuga ngo basezeranye ngo umwe azateke undi asase, umwe azajye kuvoma undi azagira ati hapana. Nicyo cyonyine baba basezeranye.
bivuga ngo ikosa ryaturuka kuri iryo sezerano rishobora turaza kureba impamvu zishobora gutuma iryo sezerano ritabaho. Bivuga ngo rero umugore n'umugabo iyo basezeranye baba basezeranye kuryamana nk'umugore n'umugabo gusa. Nicyo umugore asinyira, ndabyemeye uriya azambera umugabo, ni nacyo umugabo asinyira, ndabyemeye uriya azambera umugore. Aho tuhashyira akadomo, turagenda dufunga utuntu duto duto kugira ngo gisobanuke. Nk'uwaguha ikizami wasubiza uti gushyingiranwa cyangwa iryo sezerano rivuga icyo cyonyine nta kindi. Tujye kuri nomero 2. Icya kabiri twakwibaza, ese gushyingiranwa n'itegeko? Ni ngombwa ko umugabo wese agomba kugira umugore cyangwa buri mugore wese agomba kugira umugabo? Igisubizo ngiki. Hari igihe biba ngombwa, hari n'igihe bitaba ngombwa. Ni ryari biba ngombwa? Umugabo ategetswe gushaka umugore yari umugabo wujuje ibintu 4 bikurikira. Icyambere ni ukuba umugabo ari umutunzi, afite imari, afite ubushobozi bwo kugabura, kuba yagaburira umugore. Kuko intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yaravuze iti ushoboye kwigaburira burya yagaburira n'umugore. Iyo ni condition ya mbere kugira ngo wiyumvemo ko warongora. Nuko ufite ubushobozi bwo kurya no kunywa neza wowe n'undi washaka ko mufatanya ubuzima. Icya kabiri nuko ufite ubushobozi bwo kwiyambika no kwambika uwo wifuza yuko muzabana, kandi ukamwambika buri muntu ku rwego rwe. Ntago abantu twese turambaye ariko ntitwambaye mu rwego rumwe, ntitunambaye binganya agaciro, kubera ko n'agaciro bwako ntitukanganya. Icya gatatu nuko umugabo yiyumvamo imisemburo ikeneye abagore, bitewe nuko arya neza, karara neza, kambara neza, ubwenge bwe butuje, umubiri we ukora imisemburo yumva yuko yanezezwa no kuryamana n'abagore. Hanyuma icya kane nuko agomba kuba afite aho yateganyije gutura we n'uwo yifuza ko bazajyana mu buzima bwe bwose. Ni ukuvuga ngo rero muri uwo mwanya ndashaka kukubwira ngo kurongora cyangwa umugabo gushaka umugore bishingira ku bushobozi yiyumvamo, ariko ntabwo abyihambaho. Igikorwa cyo kujya gushaka umugore ntabwo ari igikorwa cya buri wese, ahubwo ni igikorwa cy'umuntu ufite ubushobozi w'umukire, ubukire bwe bumutuma naha mu buzima busanzwe tujya tubibona. Ikintu cya mbere kiranga abantu bamaze gukira, abantu bafite imibereho myiza, nuko mu bimunezereza akenshi nusanga atari umuyisilamu uzasanga ashakisha inkumi yita nziza abona zamubera. Hanyuma nusanga ari umuyisilamu nawe uzashanga akenshi yifuza kuba yagira abagore barenze umwe, kubera yuko ubukungu bushobora koshya umuntu kuba yakwinezereza akoresheje abagore barenze umwe. Noneho ubwaho ndavuga ngo kubanyumvise neza, gushaka bishingira ku bushobozi bw'umuntu afite, ariko ntabwo bireba buri muntu uwo ari we wese. Reka twifashishe umurongo wa Qur'ani dusoma muri surati Rum kuri aya 23, aho Imana ivuga iti a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma
inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati mu bimenyetso bizakwereka ko Imana iriho nuko yabaremeye abagore kugira ngo bababere ituze. Burya umugore mwiza ukunda nibyo byishimo bya nyuma wumva unezerewe. Umugabo wese iyo yamaze kwiyumva yariye neza, yanyoye neza, yaryamye neza, yakoze alhamdulillah, ubukungu bwiyongereye, ibyo ari byo byose ashaka umugore wo kumunezereza. Ibi biri muri kamere ndemano y'umuntu. Uzarebe ushatse uzabikorera ubushakashatsi, iyo umugabo ari kumwe n'umugore akunda ubona yabaye ukuntu utamenya, hamwe nuko afite ubwanwa bwinshi n'imvi nyinshi n'impara, ariko rimwe na rimwe hari igihe usanga se kubusa yarindagiye, ariko biterwa nuko ari kumwe n'uwo Imana yagennye ko azajya anezereza abagabo. Kubera ko ikintu cya mbere Imana yabahaye litaskunu ilayha, bajye babituze kuri mwe. Wakoze uvuye mu mirimo, wiriwe wasamabuye, wiriwe uterura ibiki n'ibiki, uvuye muri dushe ugaramye mu ntebe yawe n'umudamu wakure iruhande umukunda, wakwiherera akagufotora, ntabwo wazamenya ko bafotoye ari wowe. Bariya bose ubona bakomeye, iyo yageze ku mugore akunda ashobora guhindura ibitekerezo, yani akaba ari uburyo bumwibagiza imirimo mibi yakoze, bumwibagiza ibibazo by'akazi, bumwibagiza imanza afite, noneho akagira akanya ko kuruhuka no gutuza kuri wa mugore we yumva yishimiye. Icyo gusa se, waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, Imana ishyira n'impuhwe nyinshi. Iri jambo ryitwa mawadda ni urukundo, abasobanuzi bavuga ko ruboneka ahantu habiri gusa. Rushobora kuboneka hagati y'umugore n'umugabo bakundanye, ndongeramo ko kajambo bakundanye. Iyo badakundanye ntabwo ariko biba bimeze, biba bibishye cyane, ariko iyo bakundanye biba biryoshye ku buryo utabigereranya. Waja'ala bainakum mawaddatan, Imana ishyira urwo rukundo mawadda, urashatse ukandika ahantu, ni urukundo ruboneka hagati y'umwana na nyina. Iyo umwana arimo konka nyina areba mu maso, urwo rukundo ni rw'abafite. Ubona ko arimo konka agashyira agatoki mu jisho ngo arebe ko ari igisimba kimukubita, ndetse hari n'igihe agashyira mu kanwa ngo arebe ko cyamurya, burya abasuzuma ngo arebe. Niyo mawadda. Umwana iyo arimo konka mama we, urukundo ruri hagati y'umwana na nyina nibo baba bafite urwo rukundo rwitwa mawadda. Hanyuma rukaba nanone hagati y'umugore n'umugabo baryohewe n'urukundo. Urukundo rwaryoshye rwageze kure, hari n'igihe ujya kureba mu maso y'umukabona amarira arimo aratonyanga, ibyishimo byarenze, ahasigaye agiye kurira kubera kwishima. Ugasanga umuntu aravugishwa, aravuga ibitari byo kubera ko ari kumwe n'inshuti ye. Icyo nicyo kizakwereka ko Imana iriho. Waja'ala bainakum mawaddatan, Imana ishyira hagati yanyu urukundo rukomeye. Urumva ko tutabona ko turugereranya. Ni mama w'umwana igihe umwana arimo konka, ni umugore n'umugabo igihe bari ahantu haryoshye bumva bishimye cyane. None yongeraho ngo warahma. Umva, ni ibintu bibiri. Mawadda bivuga urukundo rudasanzwe, rahma bikavuga impuhwe nanone zitaboneka hariho hose. Impuhwe umubyeyi yagirira umwana we, ndakeka nta handi ziba, nkeka ntaho ziri. Umwana w'igitambambuga ari aho ngaho, impuhwe nyina mugirira nta handi ziba, ntibibaho. N'impuhwe rero ziba hagati y'abashakanye nta handi ziboneka. Nizizo rahma rero ikomeye. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, Allah shyira hagati yanyu urukundo rukomeye cyane, wa rahma n'impuhwe zikomeye cyane. Nuvuga ngo njya mbireba, ibyo mbibwire nk'abagabo bafite abagore babakunda, kuko nabyo ni nema.
yo ku bagabo bafite abagore batabakunda nabo poleni ni kubaha pole kabisa. Ngo umugabo ahaguruka hano agiye Kampala agera Nyabugogo. Salamu alaykum, ugeze hese? Ugeze Nyabugogo? Ngaho ugenda amahoro. Ugeze hese? Ngeze Remera. Aho uzajya kugera Kampala amaze kugira aperi zigera nko kwijana. Uko atekereje agatima kagakomaho, reka numve kari muzima, reka numve ahageze, reka numve akicara, reka numve paka no mu gicuku waryamye saa 9 saa 8 ukumva salamu alaykum, waryamye se, umeze utese, ubuse wariye disi, kubera ko yibaze ko nta wundi wakugaburira uretse we. Ubuse sha wabashije rwose ko nzi kutoga amazi akonje se, ubu woze ute disi, bimeze bitese. Bivuga ngo ni impuhwe nyinshi. Hari n'abagore ushobora kubwira ko umugabo yagize impanuka nawe agahita apfa, birashoboka. Barahari benshi ushobora guha inkuru mbi y'umugabo we nawe agahita yitura hageze. Biranashoboka ku bagabo ushobora guha inkuru mbi ku mugore we nawe agahita ahungabana. Bivuga ngo rero iki ni ikimenyetso cyerekana yuko Allah subhanahu wa ta'ala ahari. Ibi ngibi nta wundi wabikora uretse we. Niyo mpamvu uyu murongo uri aha ngaha ngo Imana yashyize abagore n'abagabo icyambere kugira ngo bahane ituze, bagirane urukundo rudasanzwe, bajye bagirana n'impuhwe. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Icyo ni ikimenyetso ku bantu batekereza. Nuvuga ngo hari igihe ushobora gukunda umugore ukamureba ukumva nta kindi wakora. Hari abahaguruka agasarira kebyiri zo gushimira Mwenyezi Mungu waremye umugore mwiza nk'uyu, akashimira. Hari n'abagore babyuka kuri tahajjud kubera maskini uyu mugabo yiriwe yikoreye amabuye atuzaniye akagati, uw'amavuta yamuzaniye, ukicara mu ntebe buri muntu wese akazana ibyo ashaka. Papa uzazana iki? Kabona urazana. Umugore agatekereza ati nukuri uyu mugabo ni impuhwe kuri jye, akaba impuhwe ku bantu bose. Hari n'abagabo beza bicara abantu bakaza bamubwira ibibazo byabo, n'umukozi akaza ati nanjye ndashaka iki, akamubwira ati nawe gifata. Akaba ari umuntu abantu bashobora kwisangaho kandi bakabona amahoro kuri we. Ibyo byose rero bigira biti, ni ukuvuga ngo bigiye kuba kuri wa wundi nanone Mwenyezi Mungu yahaye ubundi bushobozi. Ibyo bibaye ku mukene ntiyaryoherwa, kuko nta mwanya yabona wo kuryama mu ntebe ngo bamubwire, nta n'umwanya abona wo gutanga urukundo kuko abashonje, nta n'umwanya abona wo kuvuga byiza kuko ibitekerezo bye buri gihe biba birimo imiruho n'amaganya na buri kintu. Niyo mpamvu rero gushaka bigiye kuba umunezero uruta iyindi yose kuri babandi Imana yahaye ubushobozi. Aya kabiri reka tuyisome muri surati Ra'd kuri aya ya 38. Imana subhanahu wa ta'ala yavuga iti walaqad arsalna rusulan min qablika waja'alna lahum azwajan wa dhurriya. Yavuga iti twohereje izindi ntumwa n'abahanuzi babaye imbere yawe wowe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanyuma tubaha kujya binezereza bakoresheje abagore n'imiryango. Bivuga ngo umugabo aherwa bwa mbere no kugira umugore we cyagiye akimukunze, hanyuma bwa kabiri akamukunda byikubye kenshi iyo umugore ari ubaye impamvu yo kugira ngo nawe ubone umuryango, ubona bakwita papa, ubona bakwita nde, ubona bagutetaho, ubona bakurira. Burya nabyo n'undi mugisha. Ubona umugisha byamenywa n'abantu batarabyara cyangwa buze urubyaro, nibo bumva ukuntu icyo kintu gishobora kuba kibabaza. Iyo bumva abandi bana binjira mu rugo, bana bakurira hirya no hino batanguranwa icyo uzanye, wowe iyo winjiye ukihereza cyangwa ukagira iryo ukisigira, nabyo kuwabuze urubyaro birababaza cyane. Imana yaduhaye ingero ku ntumwa zayo. Intumwa zayo, mu ntumwa z'Imana harimo izari zarabuze urubyaro. Muri bo harimo intumwa y'Imana Zakariya alayhi salam. Niwe wagiye aravuga ati Rabbi la tadharni fardan, Mana ndagusaba yuko utazagira inshinke, wa anta khairul warithin, kandi iri wowe utanga umuryango. Uvuga ngo imyaka yose Zakariya yicaraga aririra Imana, yamuhaye ubutumwa
intumwa, yamuhaye ubuyobozi, yamuhaye buri kintu, ariko kubera ko nta muryango cyari ikibazo gikomeye. Abenshi muza amarira ya Nabii Ibrahim alayhi salam, yariraga ageze muri zabukuru, bo bamarayika bamuhaye inkuru yuko azabyara, yagiye impaka, yarabaje ati alidu, ni umudamu ni Sara wabivuze, yaravuze ati alidu, ubu koko nabyara, wa hadha ba'al shaykhan, nubona n'umusaza wanjye, uyu mugabo wanjye ashaje cyane ageze muri zabukuru, kuko Ibrahim yabyaye mu myaka hejuru ya za 90, kandi abantu za 90 ukeka ko kubyara ko bitamworohera, ndetse nkeka ba 90 bubu bashobora kuba batagitera n'akabariro. Aba 90 bubu baracyakoraho, ababizi simbihamya, mbona nabo muri za 50 basigaye bashakisha bashakishiriza muri tangawizi nika kuba rero umuntu ageze aho kuri za 90 ukambwira uti nibwo ugiye kubyara, ni ibibazo. Aka kantu ngakozeho, ariko nanone mu bintu bisenya imiryango turi bukagarukeho, kuba umugabo atakibasha nanone ni ikindi kibazo. Kuko umugabo afite ibyo akundirwa, cyane cyane akundirwa muri iryo kona, iyo atarikase neza baramwita ngo zikurya gusa. No wakubona gusa, wakubona mu ipantaro yagira ngo uri umugabo. Ariko icyo ni ikibazo gishobora kujya gikemuka, ntitukanakihererane. Birashoboka ko abantu batakihererana. Rimwe nigeze kumva umwe mu bashehe atanga umuti, nanjye ngiye kuwutanga kuko ntabwo ari haramu. Avuga ati ku bagabo bagira intege nke, hari ikintu bakora mu bizungu akabaha izindi mbaraga, gashyiramo baraka mu gikorwa cyabo. Avuze ati ushobora gufata ubuki n'ibitunguru biriya by'amazi, bagasekura ari amazi y'ibitunguru, bakavanga n'ubuki, bagacemusha gake kugira ngo bitabora, kubishoboye akongeramo na habat sauda, saa sita yamara kurya akamiraho ibiyiko 2. Ufite icyo kibazo azabigerageza azambwira inshallah. Amaze kurya kabisa haze, ninjoro arivuga kabisa, akivuga akivovota, akaniyemera, n'umugore akabyuka gushyushya amazi afite courage. Ikikubwira umugore wanyuzwe abyuka yihuta cyane, shaka amazi, akaranga kareti, ashaka isupu, agashaka ibyo aguha akabibura. Ikikubwira wagaye nuko namubwira uti shyushya amazi, ata ndashyushya yiki, hakaba ikibazo cya gutyo. Kandi n'uri ku mugabo ufite iyo baraka aba afite impano pe, n'uwayibuze bishobora kuba ari ibyago, nanone bishobora kuba ari ibyago mu buzima. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yajyaga igira abayisilamu inama izo, ni nayo mpamvu yajyaga ikunda kurya urushyi rw'akaboko rw'ihene. Burya abantu barya ihene, kunywa isupu y'akaboko bishobora kuba bifite icyo byubaka cyane. Kunywa isupu y'ihene muri rusange, ako ngako karagakoryo kugira ngo abantu bisekere, ariko nako kaganisha ku nyigisho. Reka rero turebe muri hadithi, turasoma hadithi ivuga iti wa Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala kunna ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam shababan la tajidu shay'an aghaddu lil-basar wa ahsan lil-farj wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawm fa innahu lahu wijaa. Uyu musahaba aravuga ati twari kumwe n'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam, turi abasore. Aratubwira ati nta kintu gituma umusore yubika amaso akareka kurabya indimi ku bagore b'abandi n'abakobwa b'abandi. Burya abasore baragowe, la ilaha illallah. Yirirwa areba gusa, kandi arareba bishishwa, hari abandi birira urubuto ruri indani. Yirirwa areba ku bishishwa, akibaza ati buri utonora kariya kabuto
agakuraho ibishishwa akarebamo imbere, anyurwa bigeze hehe? None uyu Abdullah ibn Masud aravuga ati twari kumwe n'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam turi abasore, hanyuma aratubwira ati ndabarahiye mwa basore mwe, uzashobora muri mwebwe azashaka umugore akunda, kubera yuko nibwo buryo bwonyine bwo kubika amaso no kudakebaguza ku bagore b'abandi. Uzaba atabishoboye basi mujye mufunga. Bivuga ngo kumbwira ngo bavandimwe bayisilamukazi, ku bushakashatsi maze kugira sindagira imyaka myinshi, ariko namaze kubona yuko nta mugabo ufite ubushobozi bwo kwirinda umugore. Ntawe ubaho. Ndavuze ngo ntawe ubaho. Yakwitwa shehe nashaka zitwe nde, ibyo ari byo byose iyo yegereye agwamo. Iyo yegereye gusa agwamo. Hano intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yarababwiye ngo kugira ngo uhishe amaso nuko uzashaka uwawe. Yes, wambaza utari ko shehe nawe ujye ubareba. Byoroshye se, ndabareba cyane. Ariko noneho nkagira igisubizo cyiza. Iyo maze kumureba shayitani gashaka kunshuka, ita mvuga nti sarutu wanjye we wa mbere kuri uyu. Ya seka ngo afite inyinya, nkambwira ni wapi, wanjye afite ikomeye kuruti yawe. Yagira uko yizunguza, nkambwira ni wowe urizunguza utazi umuzigo mfite mu rugo agaciro kawe. Urumva ko ufite uwe aba afite igisubizo, ariko utamufite iyo ubonye abagira ibyo bazunguza uvuga ngo iki? Uvuga ngo iki? Uravuga ikiza? Ujyaho gusa ukimyoza nta kundi byagenda. Ariko noneho kufite uwe ibyo uri bugire byose aba afite igisubizo mu rugo. N'abagabo benshi bakunze guhura n'ibigeragezo mu mirimo yabo, bijya mbiganira n'abantu benshi bacuruza ku mihanda birirwa ahantu hose bahura n'abantu benshi. Arigeze kumbwira ati shehe kubera kwirirwa ku muhanda nukuri umugore wanjye naramuzengereje cyane. Avuga ati ibyo ndebye byose ku gasozi bya byifuzo byose mbirunda ahantu, nagera mu rugo nkabimufunguriraho byose. Ibyo bituma ntamuha n'umwanya. Yarambazaga ati ibyo bintu byo si ikosa? Ndabwira ni niba byakira, kandi hari n'igihe byakira byishimiye, ni byiza. Ikibazo niba bimubangamiye muzajya inama mushake supplémentaire ku ruhande, simbizi ko bimubwiye ko yabyemera. Muvango rero uburyo bw'umugabo kwihisha umugore nuko agira uwe. Ni nayo mpamvu kuri iki kiganiro twifuje ko haza bubatse gusa. Urumva izo mvugo dukoresha ku muntu utubatse ntabwo zaba zimwubaka, sibyo? Ariko ku muntu wubatse arimo arumva ahubwo ari cyo kiganiro cye, ari nacyo kiganiro akwiriye kumva. Muvango rero tuvuye aho, intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam iravuga iti uzaba atabishoboye ajya afunga. Uburyo bwo gufunga ni uburyo bwo kwica imisemburo yo gushaka abagore. Bivuga ngo abasore bagombye rero gufunga kenshi, ubu Ramazani kuri bo ni season, no kuwa mbere no kuwa kane bajye bahora bafunze, na za bayida bajye bazifunga, n'indi minsi yose yo gufunga bajye babikora, bajye bafunga n'isomo zo kugira ngo Imana ibarinde amarari y'abagore. Ibi bintu ndabivuga nanjye kera nkiri agasore, ni byiza ko umuntu yajya atanga urugero. Hari igihe cyageraga umubiri ukakurya ukenda gupfa. Reka kibyo hari n'abandi baribwa hano nk'abasore bari mu bugimbi, simbizi ko abandi bose babigira. N'ishati yakora ku mabere gusa ukumva urababaye, niyo noneho n'agakabutura kakora ahantu ukumva ni ibibazo. Ubabara byo kuba wababara ukajya kwa muganga, wumva ikibazo gihari. Ariko noneho ushobora kumbwira uti ko abasore bubu tutabibabonaho, bashobora kuba icyo kibazo batakigira, ushobora kubona bari abagabo barongora kandi bafite abagore utazi umubare. Ariko abantu bose bari mu bugimbi badakora icyo kintu, bagera igihe umubiri ukabagora, bagakenera n'inama z'abaganga n'abajyanama b'ubuzima bashobora kubabwira uko bitwara muri ibyo bibazo. Ibyo bintu byajyaga bibaho
jewe nakuze mbona na bagenzi banjye tubigira, ubu kuba tutabibona uwambariza abasore ubu impamvu batabigira, igisubizo nuko bashobora kuba atari abasore bifata, birashoboka. N'abakobwa ubu impamvu bashobora kuba batabigira nuko wenda icyo kibazo ntacyo bagira, aho kimufatiye ahita gikemura, ibyo birashoboka. Ariko ku gasore k'ingimbi kageze 14 kugeza kuri 18, hari igihe kigera n'ishati yamukora hababara cyangwa n'akandi kantu kamukora ahantu akumva arababaye, akagira ingaruka zo kuba imisemburo iri mu mubiri itabasha kuvamo. Ariko ifunze ni uburyo bwo kugabanya ya misemburo. Uyu ni umuti, umunsi nahuye n'abasore nzajya nkubabwira. Ariko hari igihe nkubaha bakanseka, hari n'abambwira bati kunywa amata ntibigombera kuba ufite inka. Hari igihe ushobora kuba ufite inka utazitunze akajya yanywa kukurusha. Icyo ni igisubizo mpabwa n'abasore iyo twabiri. Mu minsi yashize ubwo duherutse aha twari kumwe n'urubyiruko, icyo nicyo cyari ikiganiro twari dufite hano. Hanyuma tugiye kugera noneho ku nyungu umuntu yabona ashatse. Kumvikana hariya hejuru yuko gushaka bigombera ubuyobozi. Umukene ntabwo ategetswe gushaka. Udafite ibiryo kuroshaka si itegeko kuri we, udashoboye kwiyambika no kwambika umugore gushaka si itegeko kuri we, hanyuma udafite urugo ahatura si itegeko kuri we, ikiremba kitarongora kitegetswe gushaka. Kuko ushatse uri umukene iryo starehe yose twavuze ntayo wabona. Ushatse uri ikiremba ntabwo wanezerezwa n'umugore. Icyo twacyumvikanye twagishyize ku ruhande. None ikindi wambwira uti seje umuntu ashakishije agaheba, umuntu yazarinda apfa adashatse koko? Igisubizo ni oya. Inama mpa urubyiruko, ni byiza gushakashaka ukiri mu myaka mito. 18 yawe ni myiza, 20, 25 ndetse kugeza kuri 30. Wageze 35 ubwo ugahita uvuga uti yewe akaburiye mwisiza ntikabonekera mwisakara, ubu ntacyo nkibonye. Noneho ugapfa gushakisha ukwemera nkawe, ukiringira Imana, ahasigaye mukajya muruhanya, kajya murara muteranya ikibuno, cyangwa wese akajya arara yubitse inda kubera ko inzara yamwishe. Gusonzana urugo ni ibibazo bikomeye cyane. Unashonje ntiwishima, ariko ufite urugo rwifashije usanga wabyibushye umeze neza kabisa, usa neza. Ariko noneho ku muntu utishoboye, iyo ashatse umugore abashatse ibibazo, mu kandi gato yazitwa sinamenye, yakwitwa sinamenye. Ariko ukuze nta kundi wabigenza, basi uravuga uti inna Allah bismillah, niringiye Imana nanjye ngiyemo. Ukajyamo, urugo rwawe rukubakwa ku maduwa, ariko ntabwo rwubakwa kuri wa munezero Imana yavuze. Noneho tugende, ushatse wabona izihe nyungu? Inyungu zo gushaka wenda turavugaho ibintu bikeya. Icyambere, gushaka cyangwa se gushakana nibwo buryo bwonyine bw'umuntu kubona umuryango. Nta bundi buryo bw'umuntu yabonamo umuryango, nibwo buryo wabonamo abana. Kandi nizeye ko buri muntu wese abakunda, haragaye kagera umuntu akabakunda cyane. Nibwo buryo bwo kubonamo abana, nibwo buryo bwo kuzabonamo abakwe, nibwo buryo bwo kuzabonamo abakazana, ni nabwo buryo bwo kuzabonamo abuzukuru. Mubona abantu bose bafite imiryango batishimye se? Abantu se badafite imiryango mubona bishimye? Wapi, baba bararakaye gusa, bahorana umunabi mwinshi cyane. Gushaka rero nibwo buryo bwo kubona umuryango, nawe ukabona abagukomokaho, ukajya wumva nawe umaze kuba igishyitsi. Ubu basaza bangana batya bamaze kuba ibishyitsi. Ubu ni igishyitsi tutashobora kurimbura, kuko ari aho afite abana b'abahungu, afite abakobwa, afite abakazana, afite abakwe, afite abuzukuru, afite nko ku munsi w'irayidi yateranye yabazaga hene, abahungu be baje, n'abakwe be baje, n'abuzukuru baje. Iyo yireba abona ari igishyitsi cye. Hari n'igihe yishima akavuga ati niyo napfa ntacyo bitwaye,
alhamdulillah, Mwenyezi Mungu icyo ngusaba ikindi ni ijuru, ariko isi yo warampaye kandi ndagushimira. Ntabwo wazaba igishyitsi rero udashatse, ntabwo bishoboka. Wazabona bakwe bashatse wawe se bahe, wazabona buzukuru se, wazabona bakazana se, ntabwo ibyo bintu bishoboka. Iyo ni inyungu ya mbere ku bantu bakuze rwose bamaze kugira iyo miryango, burya baba bafite umunezero utabaho. Umutima wabo hora ukeye, nta n'umunabi uba mu mutima wabo. Icya kabiri wabona, ndizera yuko urukundo rw'abashakanye hari aho rugera rukaryoha kabisa. Umugore yashize isoni n'umugabo yashize isoni. Kera najyaga ndeba abantu bajyaga batwigisha babashehe, bona ikintu cy'igisaza kiraho imani zishe kirirwa kirira, ariko nkibaza ni buri yagera igihe kuko agakuramo ipantaro. Nkabyibaza cyane, buri yagera igihe kuko agakuramo imyenda agashira isoni, akagira ahantu akora, akagira ibyo avuga, bikanshobera. Ariko burya nibyo, burya haragera buri wese akavugishwa, bijya bibaho. Nuvuga ngo rero ubwo bushizi bw'isoni nta handi bwaboneka. Ubwo bushizi bw'isoni bwemewe, ariko kubera yuko no gushira isoni abantu bari muri gahunda yo kubaka urugo, ibyo bintu biremewe. Kuko aya Qur'ani Imana nivuga ngo a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ivuga iti, kambanze mvuga igisobanuro cyayo ndi buyibuke mu Cyarabu. Iravuga ngo ntimuzajye mujya ku bagore banyu mutabateguye neza. N'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam ikabwira Islam iti, ntuzajye uryamana n'umugore wawe utabanje kohereza intumwa. Baramubaza bati, iyo ntumwa ni iyihe? Arabwira ati, iyo ntumwa ni ibintu bibiri. Yarabwiye ngo al-qubla wal mudaaba, yarabwiye ngo ntugusomana bimwe bigeze kure, kanyunyuza kabisa paka n'umuntu akabyumvira mu mano. Ku muntu uza ko kantu ko gusomana sawa sawa, wumva n'amano y'ibikumwe agira atya. Geraho wal mudaaba, abeho no gukina bigeze kure, abantu bambara ubusa mu nzu yabo, yani igikorwa kibeho kugeza igihe umuntu wese ari bwumva avuga ati namu, ati ndanyuzwe koko. Bigaragara ko ibyo bintu hari ahandi wabibona utabanje gushaka uwawe mu bikina, ku mukinga icyumba nimurangiza buri muntu wese yiveyo, mpaka mutoresha isalamu sawa sawa. Kubwa Rasul sallallahu alaihi wasallam yabwirwaga nuko umugore anyuzwe ari uko avuze ati salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ubundi nawe ati wa alaykum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh, tugezeyo abantu bakagererayo rimwe. Ubwo ndashaka kukubwira ngo ubwo buryohe nta handi wabubona uretse hagati y'abantu babiri. Bigaragara ngo ni byiza ko umugore iyo ari muri iyo gahunda yivayo. Niba hari ibitabo by'amaroma yabisoma kareba, wenda kirinda ibiri haramu gusa, gasoma Roma, bakorahe, bashimahe, bakandahe, babigenza bate kugira ngo umuntu atubwenge bakorahe. Ese iyo bakoze mu irugwa byumva ate? Ese iyo banyunyuje ku mabera byumva ate? Ese iyo bakoze habigenda bite? Noneho hakaza kubazwa ibibazo. Karese ntabwo ari haramu mu Buislamu, karese ntabwo ari haramu, kuko ni nabwo buryohe bw'abashakanye. Ntabwo ubusanzwe imibonano iryoha, ahubwo haryoha uburyo yateguwemo. Irategurwa kabisa mpaka umuntu akaza kunyurwa, hanyuma ikindi kikaza kuba ari ugusoza igikorwa cyatangiye kare. Gihereye muri saraha abantu baririye, cyahereye muri dusha aho bagiye, yajya muri dusha ukarusunika uti turogana, agagwa bikaba byaje, yajya kurya ati bana turi twenyine kinga hariya,
je imyenda iranyotse ugashyira ku ruhande aha bamenye bigisha bakorakora ku bagore, umugabo akaba haza aho bakorakora n'umugore akabaza aho bakorakora ku mugabo. Kandi noneho bakajya inama, nikosa ku mugabo kuba yasoza igikorwa atabajijwe bagifatanyije. Yewe bimeze bitese, ahambwa ati ngaho dutanguranwe, bismillah. Aha, niba ari hasi hejuru, niba ari gute, hanyuma tugatanguranwa, umwe akago hariya n'undi akago hariya, alhamdulillah. Umwe arahindukira ati urakoze, gahita sinzira, ariko atari wa wundi uhita yimyoza. Ni ingorane zikomeye cyane. Ku bagabo ndashaka kubaha ikimenyetso kizakwereka ko umugore wawe akwemera. Nyuma y'icyo gikorwa uzamutume cyangwa umuhakazi, unamubwiye gupfukama ahita apfukama. Burya binagaragara ngo abagore basuzugura abagabo mu rugo. Iyo umugabo aguhamagaye, ibyo ni ibiki ariko? Soboto. Umugore bacirisha inkonda karira karirimba, wibwira ko yagusuzugura? Abaza aho discipline iri. Umuhamagaye agatinda kwitaba, ubwo ngera volume cyangwa ugisha inama abantu b'abagabo, bakubwira ukuntu wakongera agatege, hanyuma kugira ngo nawe bajye bakubaha nk'abandi. Abagabo bumvira ibanga rihari. Bigaragara ngo iyo umugore agusuzuguye mu rugo, ukamuhamagara ntiyitabe, ibyo umubwiye byose ukajya ubona yaguciye amazi, igisubizo nuko hari aho utagera. Kandi nta kintu cyiza nko kujya inama. Bimeze biti, ni cyane gabanya, sawa. Ni buhoro ngera, sawa. Kuko bishobora kuba cyane bigatuma haba ibibazo, bishobora kuba na buhoro bigatuma haba ibibazo, ariko ubyumva niwe ubivuga. Abantu bigeze kubaza intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam, umuntu yaraje amubaza ati ariko ntumwa y'Imana, hagati y'umugore n'umugabo bari mu gikorwa, ninde uryoherwa kurusha undi? Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam iramubwira iti se, hari ingero ebyiri. Yaravuze iti umuntu afasha agati agagakurugutuza mu gutwi ahamurya, uryoherwa ninde? Ni agati cyangwa n'ugutwi? Urumva icyo yavugaga? Yavugaga ko imibonano ishobora kugira akamaro abagore cyane kurusha akigirira abagabo. Bivuga ngo rero ku mugabo wowe usabwa gukora uko ushoboye kugira ngo utunganyirize wahawe iryo funguro ngo rijye rimutunganira. Abantu bajya inama, kakantu bimeze biteze, ndumva ari cyane sheri gabanya rwose, sawa. Bimeze biteze, ndumva bitaragera yongera, sawa. Hanyuma se urumva wagezeyo tumanukire mu mutaka gahunda zirangire? Ati ngaho manuka nanjye ndagusama tugende. Gahunda ikaba nziza, abantu bakishimirana bakishima. Bivuga ngo rero ntabwo bibujijwe ko abagabo bakwiga amasomo atuma banyuza abagore babo. N'abagore ubundi najyaga mbona abagore muri abo bantu b'abayisilamu, umugore yirirwa mu bitabo, yirirwa kuri internet, ari mu bushakashatsi mu byatuma umugabo abo umugabo koko. Akajya areba kuri internet, abagabo bariye ibi nibi bakomera gutya, abagabo banyoye isosi y'amagufa y'ihene bimera gutya, abagabo bariye ubuki bimera uku, abagabo bahaye ibi nibi bigenda uku. Bivuga ngo umunsi wose umugore yirirwa atekereza icyo yakorera umugabo we ngo abe umugabo mwiza umunyuze. Bitanabujijwe ko n'umugabo yakora uko ashoboye kose agashaka ubumenyi buzatuma iwe bamwemera. Icyo gikorwa mvuze nicyo cyubakiyeho urugo bingana na 75%. Hari abo nabonye bataye ibiryo byinshi, bataye ingo zikize, akijyanira na mayibobo izi gukora akazi neza. Hari abo nabonye bavuye mu ngo zikize, akemera karuvamo rwose, agakurikira umuhinzi uri butamwa, akamubwira tego rata,
Yegorata kurya se kurya haraho bitaba bizarorere wacu sinaryaga. Bivuga ngo rero ku nyungu zo gushaka n'uyu mukino nawe urimo, kandi umuntu akawukora ku buryo yumva ari burangiza avuze ngo alhamdulillah. Gatuanze gatura isalamu. Ku bagabo ni ngombwa yuko bashaka ikimenyetso bareba ku maso y'abagore babo yuko icyo gikorwa iyo ngingo bayigeraho. Apana kumurekura utamubajije, apana no kumurekura utabanje kureba ko yagize. Kandi abagabo barabyibwira, nk'abagabo bazi ubwenge arabyumva ko gahunda zarangiye. Iyo kandi akumva yigirayo avuga ati sawa sawa, ubashobora kuba gahunda zirangiye. Ariko ibaza aracyaza kandi uracyamwumva aracyari mu ryibiri, warangiza ukamusiga aho ngaho ukigendera, nawe agakatira muri dushe kujya kwikanda n'igitambaro n'amazi. Urumva icyo atari ikibazo se? Cyo ni ikibazo gikomeye cyane. Bivuga ngo rero umugore ashobora kugukunda wanapfa ntazashaka undi. Aho ngaho aho mvuze ahagukunda bingana na 75%. Yahagukunze nta wamugutesha bibaho. Yahakwanze kumuha amamodoka kumuha ibiki, ibyo byose ntacyo biba bimaze. Ndumva abagabo nitubaha ijambo hari icyo bari buvuge. Ubu ndabizi hari abarimo kuntuka ngo shehe none hagiye kuba duteza, ngo shehe harabaduteje noneho ntitubakira. Ariko icyo ni nacyo gituma umugore ashobora kugukunda, nuko umwikundisha uko ushoboye. Ibyo si bibiri maze kuvuga. Icyambere umuntu abona yashatse umugore nuko abona umuryango. Icya kabiri abona nukunezerwa bijyanye n'amarangamutima ye. Akabona aho yambara ubusa, akabona uwo yambara ubusa kareba, akabona umukora aho abandi badakora, mbese akabona utuntu twinshi cyane. Hari n'abandi bagore beza bazi guprovoka abagabo babo, bitari ukumuhata cyangwa kumugira gute. Baza ariko abantu benshi batabizi. None se umugabo abwira umugore we ngo mpa, amubwira ngo iki? Nde ntabyo nzi. Ariko icyangombwa ni ukuvuga ngo hashobora gutangira urugendo rw'isaha buri muntu wese abona igikenewe. Mugabo wanjye ariko ubu ntufite umwanda wazanye nka gutunganya, kabazanya kembe gwino nkogoshe foyono, akagenda wa gasafisha reka nsigeho ka gikotori, agashaka gikotora. Ntabwo urumva igikenewe gusa, ntabwo urumva. Simbizi ko yajya kugukorera isuku akakogosha, yarangiza iti ngaho reba hirya uryame. Simbizi ko ari uko nguko bijya bigenda. Ariko ubundi shedo ibi ni ibiki ibi ngibi ni ibiki, zana turebe. Ese donc tayari ikintu kikizana kandi abantu bakanezerwa. Hanyuma tugiye kujya ku cya gatatu. Buri mugore wese ukora ko kazi nabi ni umugore mubi, na buri mugabo wese ukora icyo gikorwa nabi ni umugabo mubi. N'umugore babana ntabwo amukunda. Niba umugore agusuzugura, ongera akavorime muri icyo kintu, uzarebe ukomeze ukande. Hari igihe uzamuhamagara wamubwira uti nzanira amazi inkwe, akayazana akayaguhereza apfukamye, uzamenye ko wageze. Nuvuze uti ahita kangaranti we ati umugabo aravuze. Kuko umugabo ntabwo ari ubwanwa, umugabo si uruhara, umugabo si inda, umugabo si imodoka. Umugabo ni umugabo nyine kandi ahatereye urahazi. Icya gatatu, icyiza cyo gushaka. Ibyo bintu byose ndimo mvuga urumva hari icyo wakatira nta na kimwe. Icya gatatu ni ubwuzuzanye buba hagati y'umugore n'umugabo. Umugabo akaza imishinga ategura akagira uwabwira, umugore wanjye ndateganya kujya hanga akora ibi. Yes, hari abantu bavuga ngo abagore ntibagira ibitekerezo, ariko si byo. Ariko umugore w'umuntu niwe mujyanama we wa mbere. Nibibazo wahuye nabyo ukaza ukamubwira, heba mu kazi byagenze uku, byabaye nabi, noneho ukagira mu biganira. N'ubwuzuzanye buba hagati y'abantu babiri. Bivuga ngo iyo uri umugabo wenyine, nibyo bya bindi bavuga ngo ikiganza kimwe cyakoma amashyi. Ntabwo gishobora gukoma amashyi. Ntihagira ukoma amashyi akoresha ikiganza kimwe turebe. Ntabwo bishoboka. Urutoki rumwe rwamena inda, ntabwo bishoboka. Nukuvuga ngo
hamwe nuko jewe nkoresha ukuboko kw'iburyo ariko ukeka kuko kw'imoso ntacyo kumariye, kurakimaze gikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo hari ubwuzuzanye buba hagati y'umugore n'umugabo. Umugabo azanye umuzigo ntakeneye umutura se, azanye ibitekwa ntakeneye ubiteka se, akeneye kuryama ntakeneye wasanga yashashe se. Bivuga ngo umugabo wese ikibikubwira ikimenyimenyi nuko buri mugabo wese wigeze urugo adashobora kuba hatarufite. Natwe bashehe twigisha, hari igihe ujya kwigisha mu ntara wenda uzamara y'amezi nkangahe, ngeyo n'ingeso ndayigira, ndaza nkamujyana kubera ko hari imirimo yankuyeho ntagikora. Ntabwo nkimesa, ntabwo ngiteka, singikubura, mbese byongereho ngo uko ngana uko sinanarara mu nzu ngenyine. Iyo adahari numva ntaharara. Niyo yagiye ahantu agatinda ndamutegereza, nuja kuzamubaze kuba muzi. Ndamutegereza, ntabwo ndi bujye kuryama, ndaryama ngenyine se byagenze bite? Ntabwo bishoboka. Bivuga ngo n'ubwuzuzanye buba hagati y'abantu babiri. Ushobora gusanga, mbabaza ikibazo, hari uburyo abagore babaho hatariho abagabo. Abagabo si bo babyara abagore? Ese abagabo bashobora kuba hatariho abagore? Abagore si bo babyara abagabo se? Bivuga ngo rero uko ubona abagabo n'abagore bavuka bose ubu isi ituje, kubera ko noneho tuve muri wa mukino wa undi twari turimo, noneho tujye mu bundi bwuzuzanye busanzwe, kuganira, ukicara muri salo yawe mu cyumba cyawe ukagira umuntu uganirira, ukamubwira ibyawe nawe akakubwira ibye. Bigaragara ngo umuntu washatse umugore mwiza ntabwo akijya kuregera nyina agahinda ke, ahubwo agahinda ke akaganira nande, akaganira n'inshuti ye. Urabona uramutse uroye, ndashaka kubihuza nkabikorera igisobanuro, ni njyewe ngiye kubihuza ntaho mbisomye. Iyo urebye umugore akomeza kugirira umugabo umumaro nk'uwo nyina yamumariraga. Ese ubundi mugabo ukiri mu rugo mama wawe yagukoreraga iki? Icya mbere ntibyari kukuhagira, akagusiga, akakwambika, akakugaburira, akagusasira, akakuryamisha, akakurinda imibu, akakurinda ibindi bintu bibi byose bishobora kukubuza kuryama. Sicyo mama wawe yakoraga? Sicyo yakoraga? Ahubwo si umugore we ntakora nk'ibyo akarenzaho nuko mujya muri siporo mukajya mu kibuga mukagira ibindi mukora. Bivuga ngo rero ruriya rukundo cyangwa se babyita urukundo, urukundo rw'abagore ruhera kuri mama wawe. Bivuga ngo uko watetaga kuri mama wawe niko ukomeza kujya guteta, aho n'umubu utazagera, n'umuyaga utazagera, n'umukungugu utazagera. Gutuka umugabo ku mugore we bingana no gutuka umugabo kuri nyina. Hari umugabo wari wabwira igitutsi cy'umugore we akakureba neza, gata ya mugore wawe sha wiki niki, niyo tarwana hita gukubita. Niyo tarwana buryo umuntu uzatuka kuri nyina cyangwa ukamutuka ku mugore we akakureka, azaba atagushoboye cyangwa azaba ari imbwa. Igizo nuko itutse umuntu kuri nyina cyangwa ku mugore we agomba kugira icyo akora. Mbanza n'amategeko atabyemera gusuzugura umuntu imbere y'umugore we. Bivuga ngo umugore w'umuntu aba yaramushyize ahantu hakomeye cyane. None banza urebe, hari uburyo uzabona ubu bwuzuzanye kujya gukomeza rwa rukundo rwa mama wawe nawe ngo ujye gukomeza urwa papa wawe. Ni nako bigenda. Buri muntu wese akunda igitsina batandukanye. Mu rugo usanga umupapa akundana n'abana b'abakobwa, siko bigendara? Kandi usanga n'umumama akundana n'abana be b'abahungu. Burya bivuga ngo rero abakeneye umukobwa, abakeneye undi mugabo uzamwegera cyane akajya abona akamukunda pe. Kumukunda rero ni ngombwa no kubimwereka ni byiza, na kenshi nibyo bizana amahoro mu rugo. Ni handi ibyo twabyise ubwuzuzanye, sibyo? Nk'ukuntu aya maboko abiri afatanya niko umugore n'umugabo bafatanya. Ikindi uzabirebe, abantu bose iyo bashatse
bahita bagira ubuzima bwiza buruta ubwo bari bafite, baracya bakabyibuha. Bivuga ngo iyo ushatse umugore ugiye kubona umuntu ugiye kukugaburira neza, ukaba inzobe, ukambara uberwa, rwose uzarebe buri wese ushatse umugore ukwezi kwa usanga akeye pe, wowe ureba ukabyibwira. N'umudamu washatse mu rugo bamukundamo, iyo umurebye urabyibwira, amavuta batonyanga hano, ibinure biba bisohoka mu mubiri, akaba afite umuntu umuha byose, ariko ariko tubyita ubwo bwuzuzanye. Hari ahandi wabona udashatse undi mubana wo muri urwo rwego. Hari abavuga ngo ni umugani, ntabwo ari umugani, hari abariho neza gutyo, bitabujwe yuko hashobora kubaho n'abariho nabi gutyo. Hanyuma icya kane tugiye kugeraho ni agaciro buri wese aho undi. Nk'igihe njya mbona nk'umudamu wanjye yakoze ibintu by'ubwenge, ukaza ugashimira Imana ukavuga uti alhamdulillah alamin, Allah ubu nshimira Imana yo yakugize umugore wanjye. Ni agaciro wese aho undi, ukareba ubwiza bw'uyu mugore, ineza ye, urukunda nkunda, akamara maze kurera abana, kumenya kujera urugo, kumenya gutegura urugo, ukabishyira ku murongo, ugahita uvuga uti se ni mwana kandi singizwe yaremye umugore nk'uyu nguyu. Umurebye hari n'igihe umureba ukabura icyo uvuga, ugashimira Imana gusa. Yakureba akagenda avuga uyu mugabo maskini araturera, andera nk'uwambyaye, iyo ntatse arirukanka akavuza, kandi akagira atya, niyo nshaka ntarabyuka nijoro akajya kugishaka. Hari n'umugabo umugore ushaka amatoya, njyewe natwarije ku mata y'inshyushyu, nubwo uje 8 z'ijoro jya kuyashaka. Umugabo yarya amata yashatse ahita ajya kuyashaka, noneho wabona yazanye ugahita uvuga ya Allah maskini, ugashimira Imana yaremye uyu mugabo. Izo ni impamvu enye. Hari uguhana agaciro wese mugenzi we, kuko nta cyamusimbura. Hari icyo wabona gisimbura umugore? Ntacyo. N'umugore ntacyo yabona gisimbura umugabo, byose agahita agaciro mugenzi we, kandi agahita abona ko Imana yagize neza yaramuremye. Izi ni impamvu enye z'umuntu yabona byiza mutse ashatse. Wababaza ni ikihe kidafite agaciro muri ibi tuvuze? Kugira umuryango nta gaciro bifite? Biragafite, kandi nta kundi wawubona. Gukundana muri ibibazo by'imibonano nta gaciro bifite? Biragafite, kandi nta cyabisimbura. Ikindi icyo cy'ubwuzuzanye, burya ni ubwuzuzanye, ntabwo babyita uburinganire. Iyo bibaye uburinganire bizamo guhohotera, kuko hari igihe umuntu akoresha ibyo atabashije. Ariko bibaye ubwuzuzanye, izi ntoki ntizireshya, ariko ukuyemo urunguru ariko rugufi, nizi ntizafata. Ubu se ntizuzuzanyije? Hamwe nuko ari rugufi, hamwe nuko ruteye kure, ariko rwuzuzanya nizi ukaba ushobora gufata, kandi uru rukatera imbaraga izi, urukuyeho ntacyo wafata. Izo rero ni impamvu enye zituma umuntu ashobora gushaka. Ndashaka gusimbukira ku kandi kantu, cyangwa ndebe isaha kugira ngo nze kuzuze kubahiriza igihe baduhaye. Satani ushinzwe gahunda, isaha nigera tubwire. Sigaye 5. Sawa sawa. Hanyuma hari akandi kantu nashaka kuvuga, uretse koko karenze igihe, uburyo umuntu ahitamo umugore. Abagabo baracyafite amahirwe y'uko baba bahitamo n'undi, kuko ako nako gafite inyungu zako n'igihombo cyako kuba yashaka undi. Ubu ntashobora guhitamo umugore. Hari hadisi abantu bakunda gusoma nabi, ndashaka nyisubiremo. Hadisi y'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yavuze iti, umugore ashakwa kubera ibintu bine. Ibintu bine nibyo bishobora gutuma umugore akundwa agashakwa. Icya mbere yavuze ngo tunkahul mar'a li jamaliha, umugore ashobora gushakwa kubera ubwiza bwe, teneza, mbese isura y'inyuma ni mwiza.
iyo ni impamvu ya mbere. Impamvu ya kabiri, abantu bashobora gushaka umugore kubera umutungo. Umugore afite imari, afite akazi keza, afite poste nziza, afite amafaranga, ni umucuruzi, afite amamodoka, abantu bakihutira kumushaka kugira ngo barye umutungo. Impamvu ya gatatu, abantu bashaka umugore bashaka imbaraga z'umuryango avukamo. Wenda akaba wajya kurongora kwa Haji kanaka kubera ijambo afite mu mujyi. Kera hano byarahahoze, abana baba Haji komeye nibo barongorwaga, hanyuma abana bandi basanzwe batari abantu bakize ntabwo bashakwaga. Ibyo ndabyibuka hagati ya za 85 kugeza muri za 90 muri uyu mujyi byaravumeraga cyane. Ndabyibuka abashaka mu rugo rwo kwa Haji, hanyuma mu bishingiranwa baguha bakazanamo n'imodoka. Kamyoneti ije ipakiye ibishingiranwa nayo ikabije mu bishingiranwa. Urimo urumva umuntu ugiye kugutekesha guhaye Daihatsu ya $30,000, urimo urumva twese tutakwirukankiraho. Ibyo bintu ndabyibuka muri iyo myaka, najyaga mbibona. Si ngombwa kuvuga amazina ngo byabayemo, ariko narabibonaga. Hanyuma intumwa y'Imana iravuga iti hari n'ushaka umugore kubera idini. Aravuga ati ariko mwebwe mujye mushaka umugore kubera Imana, kubera idini. Kubera yuko uzashaka umugore kubera Imana kandi agamije kubika amaso ye, agamije kwirinda kurehareha ku bagore b'abandi, ibyo byose Imana izabimuha. Ariko ushatse umugore kubera ubwiza, bwa bwiza iyo umaze kubuhararukwa buratobama. Ntabwo urabona umuntu asiga umugore ufite inzobe ikwiriye, ufite indemo ikwiriye, akamusiga akajya kuryamana n'umuyaya mu gikoni. Nuko bwa bwiza rero burarangira, agahararo kararangira, karangira bwa bwiza busigara utakibubona. Icya kabiri, ushobora gushaka kubera umutungo, umugore akakubanira nabi kubera umutungo ukatuma guhindura babita ba Mariyo, bigatuma guhindura inganzwa, umwinjira ahantu henshi, umwinjira ntagira ijambo. Abantu benshi binjiye abagore ntago byabaguye neza. Icya gatatu, ushobora gushaka mu muryango ukomeye ukazakubera ingaruka n'ibibazo. Ariko iyo ushatse umugore w'umunyedini, nta gihe idini rizata agaciro kuri wowe abadan. Ni nayo mpamvu intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam ndashaka kuvuga abagore babiri wiyumvemo nawe. Ndashaka mbanze mvuge abagore beza. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yaravuze ngo ad-dunya kulluha mata'un wa khayru mata' imra'atun salihah dhatu din. Rasul sallallahu alaihi wasallam yaravuze ati isi yose igizwe n'imitako inejereje abantu, ariko umutako uruta ibindi ni umugore mwiza, wa mugore ufite idini. Aravuga ati rero ibiranga umugore mwiza ni ibintu ibi bitatu. Nubisanga ku mugore wawe, utora takbira mu mutima wawe, uvuge uti alhamdulillah. Nusanga nta bihari, usaba Imana ibihindure, kuko Imana ishobora byose. Yaravuze ati ikintu cya mbere, umugore mwiza uramureba ukishima. Iyo akatakata aho mu nzu, azana kanaka akwereka imbere, yakwereka hano uti alhamdulillah, ndafite kweli kabisa, nahisemo neza. Yareba inyuma, wareba ku karima k'igikoni nawe ugavuga uti alhamdulillah. Yareba imbere ugashima, yareba inyuma ugashima, yateka ugashima, ibintu byose akoze. Hari abagabo batajya barya mu gasozi, kavuga ati wapi, nta wundi mugore wantekera n'umugore wanjye gusa. Ahandi hose agiye kuryama akababwa, umugore wanjye ni ahantu ndyama uko hameze. Ibyo agiye gukora byose agahita avuga ati umugore wanjye ni unzi. Kirundi abo bagore babita koya ka mugabo, uwo bamwita koya kanje. Ukajya umureba ukamuhimba n'amazina, byasheri bikavaho, ukazajya ushakisha amazina umwita bikakuyobera. Uwo niwe bita koya ka mugabo, uwo nta kumvaho.
iyo umureba rero ukamukunda, yaseka uturi uwa mbere, yareba uturi uwa mbere, yasasa uturi uwa mbere, yajya mu mukino uturi uwa mbere, ahantu hose akaba uwa mbere, uwo mugore aba ari mwiza. Aba mu byumva mwa bagabo mwe. Ikabiri kiranga umugore mwiza, icyo umubwiye cyose arakumvira, agushyigikira muri byose, yemwe no mu mafuti. Naam, niyo wahangana ni wabashyigikira umugabo we, ubwira ati ariko mama wowe uri mu biki. Iyo bibaye guhitamo hagati y'umugabo n'umubyeyi, ahitamo umugabo. N'umugore ubwira akakumvira, ubwira uti mugore wanjye twimuke, nta kubwira ngo oya. Mugore wanjye dukora iki, ntavuga ngo oya cyangwa kubera iki, ahubwo azamugezeyo. Ni n'umugore ushobora guhagurutsa isala ari kumwe n'umugabo atamubajije, umwati imbere y'ahantu. Umugore ntabwo ashobora guhaguruka gusari abajije umugabo we ngo turacyari hano sari, kuko umugabo anasezeye umugore yanasara agahita yivamo bakagenda, kubera ko gahunda ye aravuga ati ku mugabo wanjye oya ni ikizira, ngo n'uwo ubwira akakumvira muri byose. Icya gatatu, ni umugore wizera 100%, utajya ukurikiza amaso. Uburyo akoresha umutungo urabyizeye, akora kuri konti yawe nta kibazo, afite ububasha bwo kujya kuri ATM agakuraho amafaranga ntuzabaze, afite ububasha, umutungo uko awukoresha wamaze kunyurwa yuko nta kibazo. Uramwizeye uvuga uti n'uwambwira ko umugore wanjye yasambana sinabyemera. Umugore nk'uwo ni ibintu byiza, ni ibintu bitatu nibyo biranga umugore mwiza: kumureba ukumva uramukunze, wamubwira akakumvira muri byose, waba udahari ukamwizera ku buryo nta magambo amuvuga nabi wakwakira. Niwe mugore ufite mugabo. Niba ari uwo nguwo alhamdulillah. Dore umugore mubi rero nawe niyiyumve. Rasul sallallahu alaihi wasallam aravuze ngo umugore mubarangwa n'ibintu bitatu: kumureba ukimyoza ikina kijyana gahehe koko, ari no bicara ntakirebe, ajya yirebera hari, cyangwa akajya atinda mu gasozi ngo kitamuvugisha. Uwo mugore ni mubi. Kureba ukumva utamukunze, azatuma uzerera, azatuma wifuza, azatuma. Icya kabiri, umugore ugira akarimi kabi, akarimi gashoza intambara. Wama fulani rimwe, wama fulani kabiri, ariko igihe wabavugirwe simba nakumvise. Uri mu biki? Umwuka ugaburira ntunyurwe. Abagore bagira akarimi gashoza intambara. Harimo ushobora kubwira uti ese ana yakarabye karimo gusinzira, ugize umwoze. Uwo ni umugore mubi. Icya gatatu kimuranga ni ukutamwizera bibaho. Igihe cyose niyo umutelefoni uri mu gasozi, wowe waragiye isafari, halo uri mu rugo, niba uri mu rugo mpabana tuvugane, ubwo arakeka ko wazerereye. Wagiye kuri banki kuzana amafaranga, wayazana oya, wakuye yangahe, wayakoresheje ute? Ngwino hano, dore naguze inyanya, naguze ibi bihumbi bingahe byagiye he? Wowe waba ari umugore mubi. Hanyuma ikiranga umugore mubi ni ukumureba ukumva uramwanze, wamubwira akakugisha impaka akagushoraho intambara, waba udahari ntumwizere. Umar ibn Khattab nawe radiyallahu anhu ati bitatu mu buzima ni umwaku busanzwe umusilamu ntubaho, ariko n'ibyago ni bya bindi bayita ngo ni umukirwe. Abavuga igiswahili bawita musinambe, umwaku wawo ndurenze yindi ubaho. Yaravuze ati ikintu cya mbere, umwaku wa mbere mu buzima bw'umuntu ni ukubana bashakanye badakundanye, kuba ufite umugore wanga cyangwa ukaba ufite umugabo wanga. Icya kabiri ni ukoresha mubi, umwe ukora ibikorwa byiza ntagushime, wakora biba akaguhana. Icya gatatu ni umuturanyi mubi,
ugira amakuru meza ntayavuge, wagira amabi akayasasa. Bikurikiranje igihe nagira ngo nse nusoreza aha, ariko si ugusoza, ubu tugiye mu kiganiro nyirizina. Ni ukuvuga ngo ntabwo muri bubaze mwanditsi, buri muntu wese arashyira ukuboko hejuru kugira ngo tunoze iyi gahunda, turebe ko hari icyo twaba tugiye kubaka inshallah. Mu minota baduha, buri muntu wese arashyira ukuboko hejuru avuga igitekerezo cye cyangwa duhe n'inama inshallah. Nama, alhamdulillah, turashimira rero ikiganiro amaze kutugezaho. Iyi mikoro mfite iragerageza gutanga kuri buri wese ufite ikibazo yifuza kubaza. Ikibazo, Assalamu alaikum, tubaze guha umuntu kubaza ikibazo kimwe gusa, ufite ibintu ntabibaze. Kwa kuno umuntu abaza ngo ufite ikibazo nyuma kongeraho ikindi, tugende twata kimwe kugira ngo bibashe gusobanuka. None turabaza ibibazo 5, shehe namara kubisubiza turibuze kuza kwakira ibindi 5. Hagati aho ngaho umuntu aje kuruta abandi ahangaha, ushaje kuruta abandi ndi bumuhe agahembo. Ushaje kuruta abandi ariko nubwo ufite imyaka myinshi kurenza abandi niwe ndi buze guha agahembo. Ikibazo cya mbere, oya ntago biragera nabe yicaye. Ushaje kuruta abandi ashaka ko ari umusaza ngo tutabizi inshallah. Ikibazo cya mbere, iyi mikoro nkuko nababwiye ntago bisaba kuhaguruka aho wicaye, bikorera gusanga aho uri ubaza ikibazo cyawe. Ngira ngo turabaza 5, shehe Abdulreke namara kubisubiza tubaza ibindi 5. Ngira ngo ukeneye mikoro twabimugezaho. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam. Suleiman, 30 minutes ndagenda, na Idrissa ntakije. Icyambere ndabaza ku mugore usohoka mu rugo utamuharuye cyangwa ataragusabye. Cyo ni icyambere. Ikibazo cya kabiri ntacyo, ubwo ni icyambere kiraho. murakoze. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ngewe icyo mfite ni icyifuzo. Ubundi iki kiganiro mbaye ni ikiganiro gihe nashimye cyane rwose, sinabona uko nkigereranya. Ariko Haji Suleiman yigeze kuvuga ati twazabigenza gute kugira ngo ibiganiro nk'ibi bibwirwa abashakanye bashobore kubyitabirira no mu buryo. Njye nagira ngo uko mbibona mbagirana, kuko nabyifuje kera cyane, ibihe byinshi byagiye mbona ko iki kintu cyari gikwiye kuba. Ndashaka kuvuga ku byerekeye abashakanye, badusobanurire kubera ko ufite aho bikura kandi natwe twemera ko ari ukuri. Ariko kugira ngo murebe ukuntu mwazatekereza gutumira, ushobora gutumira none mu buryo buno, ubutaha ntibibere gutyo, mukongera mugahindura uburyo bwo gutumira wenda mukoresheje inyandiko, kubera ko iyo mbatumirijwe mugani muhazara nk'uko babivuze abantu baraza. Ariko iyo hari ikindi mwagiye kutubwira ni byiza. Njye numva bakora uburyo bwo kujya mutumira murebye ko mwakwandika. Ikindi kandi rero mu by'ukuri mu hano cyangwa se cunga iminota imwe dusa bataje, hari uburyo mugomba kuba mufite abakangurambaga, mufite abakangurambaga mu bakobwa, mu badamu, mwakoresha ubwo buryo bwo kujya mubatuma munanditse, wenda bakazana n'abantu babo. Muri makeya icyo numvaga.
ikindi cya kabiri cy'inama ni uko twumva ibiganiro byanyu mucisha kuri radiyo birimo abantu banyuranye, cyane cyane abo twasheje Idrissa, cyane cyane abo twasheshe abandi nk'uko tukubona hano, n'abandi umwanya n'abanibagiwe. Ibiganiro byanyu batunyura, nagira ngo rero mugane nshinga umwanya ndabishyiraho ubutaha nzarushaho. Salamu alaikum. Kumusawa nakusaza akaba kaje mujye mwihangana, burya abantu bakuru tugomba kubahiriza. Undi ufite ikibazo ninde hejuru? Ikindi navuze ko ndi buhembe umugore cyane kuruta abandi, ndi buhembe n'umugore muto kurusha abandi, apana umugabo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Twakubazaga ikibazo cy'abantu bakunda konka ibitsina by'abagore babo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nashaka gusobanuza uriya muti batubwiye dukoresha, uriya tunguru n'ubuki, ku buryo bunonose ukuntu umuntu yawukoresha neza, kubera hari abantu bafite ibibazo nk'ibyo ngibyo. Ibibazo bimaze kuba bitatu, ngira ngo ndafata kimwe hano n'ikindi hariya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. Nashaka kubaza ku kibazo cy'abavandimwe, abakobwa babiri ari abavandimwe bagashaka mu muryango umwe, undi n'undi, abana babyaye bashobora gushakana. Ariko undi buhembe no wazanye n'umugore cyangwa se wazanye n'umugabo, ubwo ngo ushaje kurusha abandi nta mugore yazanye, ntacyo ndi bumwihere. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muri cyaro twaba twasuzumye imyaka yacu ku buryo nta bana bari under age bashobora kuba bajemo. Hejuru y'ibyo ndifuza ko iki kiganiro cyazajya gikomeza inshuro nyinshi. Ikibazo kimwe hakurya. Alaikum salam. Wakwihanganye birayibaye bitandatu kandi twavuze bitanu, ngayihangane. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nanjye ndabaza ku cyerekeranye n'umugabo ushaka undi mugore. Ese ko yatubwiye ati umugore wanjye ndamujyana, kandi cyiza ku mugore n'umugabo ari uko ari kumwe n'umugabo we, cyagiye uwo wajyanye umwe undi asigaraye, nawe afite agahinda. Ikibazo cyiza cyane. Ubwo shehe nibazanye umugore umwe aratugaho undi yamusize. Twatangira biza Nzagira ngo ikibazo bibiri ko ngiye kubaza ikibazo kimwe. Ikibazo ngiye kubaza ni umuganzwa n'umugore w'ingare bimeze bite ku idini? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam. Shenge ikibazo nabazaga igihe umugore azaba atubahirije ibyo byose atubwiye bituma urugo rukomera cyangwa rubamo umunezero, nk'umugabo bizagenda biti? Reka shehe asubize ibyo bibazo rero, ngira ngo narangiza ubwo hasigaye naho ibintu inshallah. Maze kubona ibibazo birindwi. Ikibazo cya mbere ni uwatubajije ngo umugore usohoka ruhushya. Umugore usohoka nta ruhushya
intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yamuvuzeho. Icyo yamuvuzeho, yavuze ko abantu bane ubusabe bwabo n'ibikorwa byiza byose bakora ntabwo byemerwa. Uwa mbere yavuze umuntu uta akazi ka shebuja. Umuntu uta akazi ka shebuja atoranyijwe ngo urinde ikintu iki n'iki gifitiye igihugu akamaro. Tuvyari nk'abantu bashinga amaposita akomeye ahantu hakora kuba icyuho abantu b'igihugu cyose bakahagirira ibyago. Umuntu iyo ataye iyo posita ku mpamvu izo arizo zose akagenda, uwo muntu niyasaye ntibyemerwa, niyafunze ntibyemerwa, niyasabye ntibyemerwa. Uwa kabiri ni umuntu wasinze, wataye ubwenge kugeza igihe agarurira ubwenge. Burya umuntu wasinze ubusabe bwe ntibwemerwa, ibada akoze zose ntibwemerwa, nta n'igikorwa akora ngo cyemerwa. Uwa gatatu ni umugore wataye urugo rw'umugabo we, agasohoka mu rugo atabifitiye uburenganzira. Aka kantu mushatse mwatuma ngatindaho. Hari ugusohoka mu bihe bisanzwe, hari no gusohoka mu bihe bidasanzwe. Ibi bisanzwe nshaka kuvuga ni icyaha gikomeye gikorwa n'abagore bitwaje umuco nyarwanda, umuco wo kwahukana. Kwahukana, reka mbabwire ukuntu Qur'ani ibivugaho. Hari isura yitiriwe gutandukana, surati Talaq. Imana yabwiye iti ya ayuha nabiyyu idha talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul idda. Banzari nayo aya Talaq ngo yewe ntumwa y'Imana, nimushaka gutandukana n'abagore kubasenda muzabase ari uko bamaze kuzuza igihe, wa ahsul idda, umva ukuntu bisubiyemo, kandi mubare ku gihe cyabo cyagenwe cyo kugira ngo batandukane. La tukhrijuhunna min buyutihinna, muramenye ntimuzasohora mu mazu yabo mubirukana. Wala yakhrujna illa an yatina bifahisha bayina, nabo ubwabo ntibazasohoke mu mazu rahukanye keretse bakoze icyaha kitihanganirwa. Watilka hududullah, izo ni imbago z'Imana, ni ikizira kiririzwa. Mugabo ntuzirukana umugore, mugore ntuzahukana. Waman yata'adda hududallah, umuntu uzirengera akarenga Imana agasohoka mu rugo ngo yarakaye, faqad zalama nafsahu, uwo ngo azaba ahuguje. Bivuga ngo azaba atakaje kwemera kw'idini ya Islam, zaba baye umukafiri kabisa, mubangikanyamana. La tadri la'alla Allah ba'da dhalika amra, ubizute nyuma y'imijinya myinshi n'isubirana mu ryinshi, hari igihe Imana yakongera ikagarura urukundo hagati yanyu. Waman yattaqillaha yarzuqhu min haythu la yahtasib, utina Imana ikemura ibibazo bye bwa mbere n'amafunguro ku buryo atazi. None tugaruke kuri kariya kajambo ngo kaida. Eda ni iki? Eda zirimo amoko ane. Ubwoko bwa mbere ni igihe umugabo n'umugore bamaze gufata imyanzuro yo gutandukana, kuko hari igihe gutandukana biba umuti w'ikibazo. Birashoboka gutandukana ubwabyo wabishyira mu nzego eshatu. Hari igihe gutandukana byifa mubah, ikintu cyemewe ariko ni itegeko. Mbaho urugero, kunywa fanta ya orange ni itegeko. Ni itegeko? Kunywa fanta ya orange ni icyaha? Gari icyaha. Nuvanga ikintu bita mubahu ni ikintu cyemewe ariko kitari itegeko. Igihe umugore n'umugabo gutandukana kwabo bishyirwa mu rugo, uyu ntanyura nanjye simunyura, sibyo? Nta nshimisha simushimisha, nta nkunda simukunda, bajya inama bagashaka gutandukana. Wacyumvise icyo kintu? None icyo gihe iyo ari umugore
usanzwe ukijya mu mihango y'abagore, icyo gihe babara imihango 3. Umugore akifata umugore akajya mu mihango 3 batarya. Yamaze kujya mu mihango 1 akajya mu mihango 2, yavuye mu mihango bwa 3, ubwo baba barangizanye. Umugore ajya gushaka undi mugabo ashaka, n'umugabo akajya gushaka undi mugore ashaka. Kakantu murakumva neza? Rero ko gutandukana, wetekereza bashobora guha umugabo utamushoboye, sibyo? Ahubwo nuko muhuye akakwica, uri tayari kuzakuye ku mugabo ngo ntushaka gutandukana? Birashoboka byo. Bashobora kuguha umugabo ari ibibazo kuruta uko ari ibisubizo. Umugabo akarara nabi n'umugore akarara nabi. Igiye kugira ngo buri wese abone amahoro, biremewe rwose kuba bahana amahoro, uyagakomeza n'uyagakomeza kabaho. Hari igihe ibintu bibatandukanya baba nta ruhare babifitemo. Ntibishoboka se? Hari igihe baba nta ruhare babifitemo, indemo y'umugabo cyangwa indemo y'umugore. Biranashoboka kuri bya bindi twavuga byo mu gitanda, sibyo? Bashobora kuguha umugabo yajya rimwe akakuvaho ujya mu bitaro inshuro imwe, kandi akaba yumva agishaka, kandi akakubwira ati suzahama ahangaha igikize tega, watega. Ntibishoboka sibyo? Aragenda amubwira ati rwose ngiye uriya mugabo simushaka. Imana iti genda wihangana, arihangana. Gwa kabiri intumwa y'Imana iramubwira iti umugore usaba itaraka ntabwo azajya, ihangane kugira ngo uzajye muri aljana. Umugore ageze angaraza aramubwira ati ariko ntumwa y'Imana, ubu urashaka nzajye mu muriro kubera kubana n'uyu mugabo ntashaka? Ati se niki? Avuga ati uriya mugabo icyambere ni 2, ahakagiye ubugabo hari akantu k'akarondwe kadafashije. Ubwo se nzabaho ngewe ibyo nkone nanjye ntazikubitwa nk'abandi? Aturi tayari kumusubiza umutungo we? Amubwira ati ndi kuvuga ngo rero umugore yamaze gusanga nta mu ikabutura nta kintu kirimo, mbanza umbwira abo bantu dukomeze tubabwire ngo nibihangane babane kubana kwabo bumva byaba byiza. Icyiza ni ikihe, kubana cyangwa gutana? Gutana. Umuntu azishyira abafite icyuma cyo kuzikeba, n'undi nawe agashaka uko yigenza. Rero ntabwo gutana kose ari bibi. Abantu bashobora kubyigaho rwose bagasanga gutana byaba byiza, akabara imihango ingahe? 3. Yumvikanye iyo? Ntabwo ari amezi 3, imihango 3 bavuga ko iba mu minsi 72. Ubwo uko ni nako kwezi gukabije ngira, hari naho itagera ngira ngo 72 ubwo bakubye kangahe? 28. Banza ari 28. Ubwo mbanza ari nako kwezi gukabije ngira ngo bishobora kuba 26, bishobora kuba 24. Gore bashobora kuba babizi kubibara kundusha. Icyo gihe urumva ko ibaye amezi angahe? Ibaye imihango 3, ntabwo ari amezi 3. Hanyuma umugore utakijya mu mihango kubera gusaza cyangwa utarajya mu mihango ari mutoya, babara amezi 3. Amezi 3 ubwo ni iminsi 90. Hanyuma umugore wigeze kujya mu mihango, imihango igahagarara, ni umwaka, amezi 2. Amezi 9 yo kubyara, kuko imihango ihaze ikimenyetso umuntu ahita atekereza ni ugusama. Hanyuma yabona atarasamye akongeraho 3. Hanyuma hakaza kuba umugore utwite. Umugore utwite iyo umuhaye eda irangizwa nuko abyaye. Niyo mpamvu Imana yavuze ngo eda muzabare neza igihe cya eda, iminsi umuntu ategereza kugira ngo atandukane. Iryo ni ko ry'Imana gukora eda. Umugore ntiyemereye kuva ngo arahukanye hatabaye eda. Bacyumvikanye icyo kintu?